Yes, nanone reka ngo hikaze cyane wakoze subscribe kuri Musafi TV, nkomeza kwizera neza ko ukomeje kumererwa neza kandi kukomeje kuba umuntu ushima Imana. Kuri uyu munsi rero ngira ngo reka n'ubundi ntangire nshimira wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya Musafi TV. Reka ngushimire cyane rwose, ni inkunga ikomeye bya hatari. Are you getting? Uyu munsi rero ndaza nanone nshimira abantu badahwema gukurikirana ibiganiro bya Musafi TV kandi badahwema kubisangiza abandi. It's an amazing thing kuba ukora ibintu kandi abantu bakabikunda bakabigukundira. Today ndaje nanone twongere twiganirire nkuko bisanzwe, sibyo? Nkuko tugenda dukora ubushakashatsi ku bintu bigiye bitandukanye, uyu munsi nagukoreye ubushakashatsi ubujyanye n'imirongo ufite mu kiganza cyawe. Wowe mbwira, reba mu kiganza cyawe, nurangiza kureba mu kiganza cyawe ndaza guhita ngutamo fresh sana. Uyu munsi turaza guhera ku bantu bafite inyuguti ya M cyangwa ya M mu kiganza cyabo. Aba bantu ntibasanzwe. Niba nawe ufite inyuguti ya M mu kiganza cyawe, menya ko udasanzwe. You're an amazing person. Uri umuntu udasanzwe, uri uwagatangaza. Gute rero uri uwagatangaza? Ni ukuvuga ngo abantu bafite M mu kiganza cyabo, abangaba bafite impano yo kugira company zabo bwite. Abangaba bafite impano yo kugira company zabo bwite kandi ni abantu badasanzwe mu bijyanye n'ubushakashatsi. Kandi nanone mu bijyanye n'urukundo, nimba ukundanye n'uyu muntu ufite inyuguti ya M, ni abantu barakunda biri bakunda, bafite urukundo. Ariko nanone ni abantu bafite impano yo gutahura, cyangwa n'abantu udashobora kubeshya, kuko n'abantu bafite impano yo gutahura cyangwa kuvumbura uburiganya. Ni ukuvuga ngo niba hari gahunda mufitanye n'uyu muntu akaba afite inyuguti ya M mu kiganza, rwose uzamugendere kure, ntuzamubeshye, kuko afite impano y'uko ashobora guhita avumbura kumubeshya cyane rwose. Ngira ngo uyu munsi twashatse kuganira kuri iyo nyuguti ya M, kandi tuzakomeza tubagezaho indi mirongo yo mu kiganza n'icyo isobanura ndetse n'imyitwarire y'abantu bafite iyo mirongo. Ariko uyu munsi twaganiye ku nyuguti ya M. Nimba nawe ufite inyuguti ya M, menya ko uri umuntu udasanzwe. Mwakoze cyane kubana nanjye, nkomeza kugusaba gukora subscribe kuri Musafi TV kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane.